Ku bakunzi ba Jado Kuriyeta TV, iyi ni ya televiziyo yitwa Jado Kuriyeta TV, ikaba ari televiziyo ibagezaho ibiganiro bitandukanye, ikaba ari televiziyo ibagezaho ibiganiro bijyanye na mayiningi ndetse n'ibiganiro bijyanye na bizinesi onurayini. Aha turi rero ngira ngo muri kuhabona cyane, ni muri ya mayiningi yacu yitwa atoke, imwe nababwiye ubikura ndetse ukaba wagurisha koyini zawe zitari zajya no ku isoko. Murabona ko aha ngaha ndi rero ni muri atoke, ngiye kubereka sitepu bayi sitepu uko wabikura atoke zawe akantu ku kandi. Kurikira akantu ku kandi, uragenda ugakanda hano nasurinye akamenyetso kuri manege, wamara gukanda kuri manege ugahita uza ugakanda kuri taransifa, wamara gukanda kuri taransifa ukahita uza ugakanda kuri pesite, ubanza ariko gukopiya aderese uri bubikurireho, wamara gukopiya aderese uri bubikurireho ugahita noneho uza ugakanda kuri pesite. Urabona ko baranse ivaho ni 200, ariko bagukataho 6 nimba atari 7, niyo mpamvu nagaragaje baranse -6. Ni ukuvuga ngo rero iyo umaze gushyiramo aderese urabikuriraho ukamara kwandika ndetse na baranse ukeneye kubikura, wowe uraza ugahita ukanda hano hasi kuri taransifa, uraza ugakanda hasi hano kuri taransifa, wamara gukanda kuri taransifa ugahita ubona indi mesaje imeze gutya, bakubwira ngo komfamu taransifa, wowe ugahita uza ugakanda aha ngaha kuri komfamu taransifa. Wamara gukanda komfamu taransifa bahita baguha rikepuca. Ino rikepuca baguha utuntu nyine dutuma babona ko utari roboti, bakaguha akambere ukagakora wakica bakaguha akandi, wakica bakaguha akandi, ariko iyo umaze kudushyiramo uraza ugahita ukanda kuri verifayi. Ukimara gukanda kuri verifayi uhita uza ukabona mesaje imeze itya nanone, sikirini bahita bakwereka ibi, bamara kukwereka ibi ukuzuzamo pini uba warakeretinze ukora winjira muri apulikasiyo, iyo pini uyishyiramo, wamara kuyishyiramo ubwo kubikura biba birangiye, noneho wowe ugahita ukora iki? Ujya kureba aho wabikuriye ko zagezeyo. Ikindi ukimara kubikura uhita uza ukabona noneho taransifa atoke, uhita ubona ahantu hameze gutya, aha ngaha hakubwira ngo atoke zawe zamaze koherezwa, atoke zawe zamaze koherezwa. Tugera aha ngaha hakubwira ngo atoke zawe zamaze koherezwa, taransifa atoke -220. Yego, bibutsa ko umushyashya kuri ino Jado Kuriyeta TV yakora sabusikarayibu, yamara gukora sabusikarayibu agakora layike, yamara gukora layike agakora komenti, ndetse muri komenti ashobora gushyiramo ikiganiro cy'ubutaha icyo twateguramo, kugira ngo dukomeze dusangire ijambo ndetse twige byinshi kandi tumenye byinshi byatugirira umumaro
cyane cyane mu rwego rwo kugira gute, mu rwego rwo kubona amafaranga. Mbibutsa ko ubu atoke ushobora nanone kuba ufite amafaranga, wamara kubona ufite amafaranga ukaba wagira ute, ukaba wagira gutya ukarangura atoke nyinshi ukazibika, igihe noneho koyini yagiye ku isoko, igihe koyini imaze kujya ku isoko, wowe ukaba wagurishamwo menshi warazibitse hakiri kare, ndetse nawe wayimayininze ukaba wagerageza ukagurishaho nkeya ku bw'ubukene cyangwa se kubwo kuba ufite ikibazo cy'amafaranga. Ikindi kimwe cya kabiri ukaba wakibika, ukaba wagikoresha igihe koyini bamaze kuyironshinga, igihe koyini bamaze kuyishyira hanze, bamaze kwemeza ko igiye kugurishwa. Icyo gihe ushobora gukuramo amafaranga menshi kandi akakugirira umumaro, ariko ubu ngubu bwo ziba zikiri kugura makeya kubera ari burake maketi, ntabwo iba yari yakamara gushyirwa ku isoko kugira ngo buri wese abe yayisanga ku isoko. Kuvuga ngo iba iri kugurirwa muri apulikasiyo, nawe uyiyoherereza gutyo, cyangwa se ukaba wagira ukuntu uyikomvata, ariko mu kuyikomvata urumva bashobora kuguha makeya bitewe n'uko ntabwo baba bizeye neza igiciro izagira ku isoko. Niyo mpamvu rero mwakabaye mugira gute, muzibikaho kugira ngo nawe igihe izaba igiriye ku isoko uzabe waryamo ibiceri bitubutse. Si iyo koyini yonyine, ushobora no kurangura n'izindi koyini muri egisicenja, yaba iya okegisi ndetse cyangwa se yaba iya egisicenja ya okegisi cyangwa se yaba bayinansi, hose biremewe. Ukaba wagenda ukigurirayo koyini runaka, ukayibika, ukayigura yaguye iri hasi, igihe yazamutse ukaba wayigurisha. Abashya kuri ino Jado Kereyata tivi, mwakora sabusikarayibe, mugakora sheya, mugakora komenti ndetse na layike, ubundi tugakomeza tukaryoherwa n'ibiganiro bica kuri Jado Kereyata tivi. Ndabakunda cyane.